videos iyi nibibonwe muriho mpaye ikaze abasanzwe n'ubundi barakoze subscribe kugira ngo bajye baba mbere mu kureba content twashize kuri channel n'ubundi, ariko kandi dunaha ikaze abarimo kureba ino channel bwa mbere tubasaba gukora subscribe kugira ngo nabo bajye baba mbere mu kureba ibishya twashyize kuri channel yacu. Rero ndabasuhuza aho muri hose, yaba abavuye mu kazi cyangwa barimo kukajyamo bitewe na miterere cyangwa se n'amasaha bariho aho baherereye hose, tubabwira yuko tubakunda kandi tubifuriza ibyiza gusa. Rero nk'uko biri muri gahunda zacu YouTube channel yacu n'ubundi icyo twiyemeje ni ukubereka video zigezweho naho mwazikura, imiziki igezweho, tukabereka amafilime, abakunda filime twabwira ngo filime zigezweho n'izi wazikura he, tukabereka aho gutemberera hagezweho ababikunda watemberera ukishima, ariko kandi tukanagira icyo tuvuga ku nkuru zigezweho, tukamenya isaha igeze, tukamenya ibigezweho birimo kuvugwa bimeze bite, tukagira icyo tubivugaho natwe. Rero muri aka kanya ikintu kigezweho nshaka kubabwira ni inkuru n'ubundi igendanye na Chateau Le Marara. Nyuma yaho mu masaha yatambutse hagaragaye nyine itangazo n'ubundi rivuga ko ino hoteli ya Chateau Le Marara yabaye ihagaritswe mu gihe cy'agateganyo. Ni hoteli rero iherereye mu karere ka Karongi nyine n'ubundi mu ntara y'Iburengerazuba. Ibi rero bije n'ubundi nyuma yaho bivuzwe ko hari abageni bakoreyemo ubukwe babusubiramo kubera yuko ubwo bari barabukoze mu gihe n'ubundi cya COVID-19, aho abari bemerewe kujya mu bukwe yego babaga n'ubundi ari umubare mukeya, gukora ibirori muri rusange. Ubukwe bwari bwemewe, byageze aho bukaba bwemewe, ariko bugomba kujyamo abantu bakeya. Rero abo babukoze icyo gihe cya COVID-19 bifuje ko bakongera kubukora kugira ngo noneho ibyishimo by'ubukwe bagize babisangire n'inshuti zabo nyinshi aho ziva zikagera n'imiryango, ndetse n'abandi batumirwa cyangwa se n'abandi bifuzaga ko baza mu bukwe bwabo. Rero ni ubukwe bwabereyemo iminsi 3 usomye neza inkuru uko zigenda zivuga. Ni ubukwe ku mbuga nkoranyambaga byagiye bivugwa, bavuga ko babakiriye nabi, amafunguro yabaga atameze neza, umuriro wabuze, ibintu nk'ibyo bla bla bla. Mu bukwe nyine habamo byinshi. Rero mu byavuzwe harimo n'ibyo ngibyo banenga serivisi zabo, ni mu gihe abandi bavuga yuko ahubwo ari amayeri yo kugira ngo ntibishyure fagitire bari batarishyura, bari basigayemo hoteli. Ibyo rero ni ibivugwa, ntawuzi ukuri kwabyo, gusa ni inkuru n'ubundi igezweho buri umwe wese yareba akamenya ibyayo, ubona ko ari hoteli nziza cyane buri wese yakifuza gutemberera cyangwa se buri wese yakifuza kujyamo. Rero nka hano mureba aho ni kuri X, urebye inkuru nta yindi, ni inkuru igendanye n'ubundi n'iyi hoteli, gusa ni hoteli nziza. Rero nubwo irimo kuvugwa cyane, ikaba yanahagazwe by'agateganyo, n'ibyagiye bivugwa by'ibiryo n'ibindi bitameze neza, n'ubundi buryo bitabiriye ubwo bukwe batashimye, ariko ni hoteli muri make igaragara neza. Ni hoteli abasitari benshi bagiye bakoreyemo indirimbo, nk'iriya ndirimbo yitwa Feu de Toi, hari abakoreyemo isabukuru yabo b'abasitari. Mbese ni hoteli n'ubundi ubona ko ari hoteli igaragara neza, yaryoshya amafoto. Ni hoteli nyine uwo ari we wese ubona ko yakifuza kuyijyamo. Rero nicyo ngicyo twifuzaga kubasangiza kugira ngo abakunzi b'imyidagaduro, abakunda gusohoka babone ko iyi nayo ari hoteli nziza wasohokeramo, nubwo yaraye ihagaritswe by'agateganyo,
ikaba yaranavuzweho byinshi, itaranavuzweho rumwe na benshi muri ino minsi, ariko ni hoteli ubona ko ari nziza kandi abafite amafaranga bakomeje kujya gusura banatembereramo. Ni hoteli rero iherereye mu karere n'ubundi ka Karongi mu ntara nyine y'Iburengerazuba. Rero iyi nibibonwe turabasaba kugira ngo wowe ugeze kuri ino channel bwa mbere ukore subscribe kugira ngo ujye ureba ibishya twashyize hano kuri YouTube channel yacu. Content zacu ni nziza kandi uzazikunda. Tunashimira mwe mwese mwakoze subscribe mbere y'igihe, ubu tukaba turi kubana n'ubundi musanzwe mwarakoze subscribe. Rero nta kindi tubifuriza uretse ibyiza no kugira amagara mazima, kugira ubuzima bwiza muri rusange. Mukomeze kugira ubuzima no kugira amahirwe mu byo mukora byose, mwirebera bibonwe. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza.